Hali embeho mukanya ndashaka ikuno encha ehantu ebita emukidirenga yego mbanze ni ishushe na egafule package kafure package uvugishije ukuri wapi aho bo inaho na ikiraya yego echema gahunda ya ninjoro yego aho bo ekiganiro kirangire vuba njya kwicemberara kugira ute yakucemba kugira ute yakucemba no gucemba ako gucemba no kugira ute nanjye nabitolaguye muri Rwanda bazanye ne nabo babitolaguriye kure gugu hakoramo abakobwa Alomba sema embasade yabuze mu mukobwa wa yakora oya yakora ko ntago ari bo kamara sawa Obolomba yakorana na ibihungu gusa yego utambuka kubitana na igihungu kigutera urushi gikubita irundi yego wapi komba gukorana na igakobwa ukaje nakula kule tubona yese ubundi hale kino wali wayo kirenze ndaya muraho neza abakunzi ba Max One TV ni ikiza Onesphore ugarutse tugarutse mu gice cya kabiri cy'uyu munsi turagira ngo twongere tugire utubazo na tumwe twabaza Tycoon abakunzi ba Max One TV bari bavuze ko twamugarura kaza kabaganiriza twe twamugaruye uyu munsi ariko turabona atandukanye nuko yari ameze Tycoon uraho no Mr Tycoon buri yigeze mu kiderenga uba wumva muri wowe umeze ute imba imeze neza urumva mu kiderenga yego nakubwiye nawe uzajya lewe wumve yego uzasanga ibintu biba birenze gute birenze wowe uzajya lewe wake kafule package yego uzasanga ibintu bimeze neza nese nkiyo watse full package ubundi ntago nze full package cyari cyo ndagira ngo dusobanure kujyana abakunzi bacu cyane abantu bagukurikira bamenye full package ni iki inago baze Google haniba oya kuri Google ushobora kujya wakandika full package bakuzanira ibintu bitandukanye ariko dushaka kumenya wenda dushobora kuri kuvuga muri slang dushaka kumenya full package ni iki na bintu bya slang full package yego byumva babyumvise ubundi full package yego ni agatoken ni agatoken indaya ngenzi zawe nizo zibimenye ndaya yego tobe na tulenda tuba bakiriya yeba Mr Tycoon uyu munsi turagira ngo tukubaze wabuze itegeko rya mbere rigenga abatekinisiye tekinisiye yego nombe sango bafite ngo na etu nutwa indirimbo yego bagenda ibalirimba yego ngo naye gucanga kurugo ngo rwaye mupfakazela yabale baba bagiye kureba yiki oya ahubwo ndagira ngo nanjye aho ngaho ari hunsobanurira none se urumva yego ngaye mugore yafushije mugabo yego oje urifasha uri emirimba nyaye mugabo ugiye kuguhirimbirira yego urumva bagiye gukora iki nawe tekereza nyine ngaye muntu mukuru ariko Tycoon kuva wabaho mu buzima bwawe wigeze kutubwira ko ari professor nta munsi numwe uraca nko ku rugo rw'umupfakazi ngo umubaze ikisha umugabo we reka abapfakazi nabo mbabazikiza yego narakubwiye hano hanze hari masilei tugomba gutwikana ya masilei na yabasharibu ariko wewe wikundira utwana duto watubwiye ko wambwiye ko wigeze kutubwira ko mu kiganiro cy'ubutaha none se yego utaliye dutunda turiye kweli wazaje betunda ebyeje byana ishaje ariko professor ushaka kurinda ya professional ngewe yego ngewe bundi narakubwiye yego niba ebyibuka neza yego nakubwiye ngewe yego nago ndi ndaya bundi ngewe ebala yobye yego bundi category yanjye yego sina yakubwiye nago yibuka nago nyibuka ongera twibutse ubundi ngewe category yanjye yego bundi bali koma ekaze ko kujya nestinga ibintu bya ibitsina urumva wishagiye akazi ko kujya testing ibitsina nka testing ibintu bya ibitsina ubundi ni nabo isi ya Esther Imen bahita babona ko ndi professor u testing ibitsina professor u testing ibitsina by'abantu none turajya tugaruka ngo ku batekinisiye ni iki kintu kidasanzwe wabuze ku batekinisiye bakunda cyane bo ubwabo bumva ari cyo kintu nyine iyo bagikoze bumva bishimye ni nk'icyo baze eba tekinisiye yego
abatekinisiye bakora iki baye bafundi baye siga iki hari abafundi bubaka iyo tape nabo turageraho turacyari ku batekinisiye ba peya kuri peyaringa ibintu bikoresho bire electronic ya aba bakubitwa na umuriro yego eba no ebishwe na twatu wega bita edunda ebongo ngo nago bacha ko kabali ngeba dasogonje kandi ebiliya niye bu momo foka enaje no eba babaliyo yego inzala eba yabatunuye yego bale bangayetunuri ngatwatu wega bita etunuri yego mumaze kutunwa yego agenda batunuye ebyiso ako Tycoon uko bigaragara byo nubwo uri indaya ukunda gusambanya abana bato ariko buri kose ufite ubwenge none se yawasambana na bwenge ese bondi reka nkubaza yego bondi wale wafata ikafule package nta nubwo nzi full package icyari cyo rero niho wowe na bwenge ufite gute n'abantu be batali bagafata na bwenge yego bondi utali wadya kuri butunda na bwenge ubufite oya matunda ndayarya na mukaya nayariye nago ngubwe ubu butunda munyana mukagula bwa esenga yego bondi niye butunda umukobwa yeba genda nabo woze ayo matunda umukobwa agenda na se ntazi na matunda bwoko ki woza mamagale wanyu muri geto yego mubule ngo ndashaka gufata kuri butunda azata kweleka zawe ko tafata ku butunda iyo zambure gushaka gufata kuri butunda ubwo n'ukugenda ubahamagara bwa gushaka gufata ku butunda wapi njewe eba bababizi enyiki kukubita ekoro yego ucyumva ya telefone ison yego uyitumenya icyo muhamagariye yego ukahita wiza nufata akamoto no ese ni nkabanga umaje gutegera nk'akamoto Tycoon njewe barenga 2,000 2,000 ubu wasambanyije abakobwa 2,000 bafite kuba banarenga limo nawe nibuka no ese turetse hano mu Rwanda muri Jamaica wasambanyije abakobwa bangahe muri Jamaica yego muri Jamaica ni Londe Edwego yego urumva hano nakuriye ni naho ena byigiye yego any bench nago ubu ebe mu mbibuka cyo kola nibutse nakibuka nka 12,000 Jamaica wasambanyije abantu 12 12,000 yego nese ubu ngubu nkiyo wicaye ubumva nta rwikeko ntabwo ufite umutima wawe ebo ushega ebo iki kwikeko rwo kusambana cyane sambana yego none se ubu ufite umugore wawe ukaye musambanya ebaza bakakubwira ngo uri mu makosa uri kusambanya umugore oya ariko we nta gusambanya umugore wasambanya abantu wigeze kutubwira ko wasambanyaga abana wigishaga wapi njewe ubu wonzanye bwejoro abale umugore wanje bafite na visa ya umugore wanje tunakora igikwe y'iryo joro nginga na mulongoro abara dusekeje iryo joro ari umurongora muri gukora n'ubu ebo papa wabaye ukalala na mulongoro umunsi umwe none se iyo muri Rwanda ebakoze buko savango ebalongoye yego Tycoon tutagiye kure niki wabuzi kubafundi n'abayede bafundi n'abayede yego ni ebalia mundi ebabalika gute ebatazana naye nyumba bakava ngo niwe kuvuga bavugaho nabi gute ebalia ubundi bameze nk'abasazi gute urabona wiliwe wikolera to have a toniza kule mugongo yego aho ye gutanga ufate ekamiliki yego ewiyondole yego ukatayira emu biderenga no muri ebikocho yego ebintu biri bangize ebuzima ibwo urumva ni ebintu biba bikaze yego urumva endaya na ebikocho ebyala batwaye no bakakubitaho na ibintu bya bigaje ngo nayevuka bakahita bapfira rimwe ebala langiye ujye waleka ako twigeze kumva tubwira mu kiganiro cyo bwashize ngo bakunda indaya nibyo
none se urumva baba bagiye mu kidenga gukora iki no gukora uboye bulaya bwabo urumva bagomba no gukora ibulaya cyane kuko buriya mugabo utarendaya yabali ikigogi sana. None se hari ibintu njya numva ngo abayede n'abafundi ubundi ngo nikosa kugira ngo bace ku kabari adasogongeye nibyo urumva yego ntago bagaca bose ari wowe yego ese ubundi wowe ukunda iki? Njyewe ubundi ibintu nikundira njye nikundira ibiryo n'amata. Urumva wacha kuri diary utabashije ko amata yarimo. Oya amata ndabyumva byose no gukamisha ni kimwe. Nabo bafundi naye bayede bagomba gushaka kabale kabaza nimba erwahiye. Yego. Bakanasogongera bakubita ngo tukombe tubiri. Udukombe tubiri. Kandi ngo baba bakoreye make. Amafaranga waba wakoreye ibihumbi bibiri ukataha uvuga ngo wakoreye amafaranga ni make cyane. Ni make. Ariko Tycoon ugeze kutubwira ngo wakoze ikiyede ni nk'iki wabonye cyakuvunaga mu kiyede ukavuga ati ibi bintu biri mu bizatuma ndeka aka kazi muri kiyede? Yego. Se muri kiyede nje nta kintu cyambona. Si waimbonye. Yego. Etebe twarakoze mobile. Yego. Tugomba kuterura ibintu byose tumeze nk'abari muri sport. Yego. Njewe nta kibazo ahubwo nabonye tuntu tungana nka edukilida. Yego. Tukikolera imifuka 3. Yego. Nkava tutule kwiyicira iki twembo ibibiri. Ne Tycoon ngenda babagira abantu babangana gutya bagaterura ibintu biremereye cyane. Ahubwo ufite bwenge abakatira ibintu bya biyede. Yego. Ashaka nka mushinga yekora. Yego. Cyangwa se azaze. Yego. Nije muri banyaya leo mushinga. Yego. Muri banyaya. Muri banyaya ni hehe? Banyaya nahoze. Nako njya numva ngo nanungu muri banyaya basenye abantu ntago nzahari. Ibyo turabigaruka balekana na banyaya. Yego. Bazaze imbahe kazi. Bita. Yego. Akupa kulula toilet. Nzaja mbaye 10 ku munsi. Lomba bitandukanye na bibiri. Yego. Bazaze bafite nimba alimo abafite imyuka. Bazaze bavidure toilette za banyaya zose. Toilette za banyaya zose zazaye bazividure. Ubundi ebanyaya kunemeze. Yego. Ubundi barayibeshe bayigira mu mudugudu. Yego. Ubundi yali Kagari. Kara Kagari. Yali Kagari. Ako Tycoon ujya kuza hano n'ubundi biragaragara ufite irari mu maso nta hantu wagiye gufata ka full package uvugishije ukuri. Wapi? Aho bo. Inahoye na ikiraya. Yego. Chema gahunda ya ninjoro. Yego. Ahubwo ikiganiro kirangire vuba njya kwicemberara. Kugira ute? Yakucemba. Kugira ute? Yakucemba. No gucemba. Ako gucemba no kugira ute Tycoon? Kubuye nimba ufite Google ujeho baze Google. Gucemba rero ntago namenya biri mu cye kirimi byasaba ngo dusobanurire n'abakunzi bawe bamenye gucemba no kugira ute. Nanjye nabitolaguye muri Rwanda. Bazagende nabo babitoraguriye kuri Google. Obitoragura mu Rwanda bazabiteragure he? Kuri Google. Tycoon ni nk'ibicyumasemo iminsi muri iminsi waruhuze cyane ese dushaka kumenya wigeze usubira Jamaica cyangwa se ntago urasubirayo? Wapi ntago ndayisubirayo. Alensi nene bongo ndiri gukora muri ambassade. N'ahandi muri ambassade ni ukiri gukora. Hakoramo abakobwa. Basema ambassade yabuzamo umukobwa wawe yakora. Oya yakora ko ntago ari bo kamara. Sawa. Urumva yakorana na ibihungu gusa. Yego. Utambuka kubitana na igihungu kigutera urusha gikubita irundi. Yego. Wapi? Komba gukorana na igakobwa ukaje nakula kule tubona. Ako professor ushobora kurinda ya koko. Ariko wumva wishakira kwikora kwibona by'abakobwa gusa. No yese ubundi hale kino wali wajya kirenze ndaya. Nta nubwo indaya nsuko simeranje. Okay ngaho katinga ubundi
uhindure na page. Oya ahubwo Tycoon ngo ufitiye akazi. Kakazi wari wasabye ko gutestinga ibitsina by'abantu nakuboneye mu Bushinwa. Muri Bushinwa? Kugomba kuzagenda ku itariki 25 z'uko. Ahubwo aho ngaho dufate indege vuba. Dufate indege ahubwo umbwire. Na kontara embe nyisinyuye. Tute twikomeleza. Nani sawa ahubwo kantu ubundi ushodesemo. Nekameze fresh. Oya ubwo ejo bundi ugiye kugwa indege zagenda ku ture Gwanzu urumva mbo ubwo rero abagore b'Abashinwa nurabazi ukuntu aba bameze bazaba babonye umupfubuzi ariko ndibutse kibazo tubale tugufi nzajya inarura tubiri cyangwa bazajya bamaye tuni ushaka uzajya utera tugaye ngangaye dutatu kuko abanye kuna engana kamwe kataja kaja embelea kandi gafatile hano akandi ye hano ubundi tube dutatu yego wenda nakandi ngashaka kazaja mule mugongo ubundi nakandi kazi hari utuzi twinshi China ngomba kuzajya unajya kurera abasaza ukabaha umunyengo ukirirwa batembereza yakana nabo abasaza nje urabona ndiye musaza yego kale nje ndiye musore reba musaza lebe na ikwafi yego lebe na ibwa ako wala musaza urabona yogoshesha guki ako Tycoon tuvugisheje ukuri nkabura bakobwa b'Abashinwa nutabitwaraho neza nge mbona bazakwicirayo haya ngo y'Abashinwa ngo babaze ku ngufu yego noneho ngewe nzabafataye ku ngufu ngo ndabigisha ku ngufu ndafataye ku ngufu abo uzabigisha ku ngufu uzabafata ku ngufu ngoma kubafataye ku ngufu yego bakabona ko ibintu ebirutama halo bakiriye down ngewe nafashe yindi level rero reka nkwereke uzi inama ngiye nshaka kukugira kwa ko ugiye kubona akazi China ejo nduragenda kuri tariki ziri kuze ejo bundi mbo ugiye gufata indege werekere Gwanzu sibyo inama nzima mbona nakugira no kuzagabanya uburaya bwawe ukazirika iyo kabanda yawe kabanda yanje yego oyi bundi enaguze kalisa y'icyuma enza ikoleke aya batazanshicura bandi bagabo bakayezigura je kalisa y'icyuma urayifite none ngo bwa buraya wakoraga ntabwo kibukora oyi yenda bukora iri munari mwe ariko ntanagabiri cyane nka embere urumva uri no muri Bushinwa nigeze kumva ibintu ngo abayo yafundiye barenze yego ubu bakanenza mu mazi yego barahari kandi ngewe mukoba uzanye nawo muri Bushinwa yego nzamumenesha ikiyaga cyanyagaye uzagira ute nzamumenyesha ikiyaga cyanyagaye uzaberesha ikiyaga cyo kwa Yagahere ubuze uzabigenza ute Tycoon tuvugisha ukuri abakobo bafite robine zitajya izizi Tycoon kuva mu mashuri aho wigishaga wari professor kurinda ubaye umusoro ukarinda ungana gutyo dutangiye no kuzana n'imvi usambana kugeza n'ubu ngubu ubwo urumva bizakugeza kuki nge nago ensambana wale wafata nasambanye kandi ubyivugira wowe ubwawe reka ngewe bundi ndiye mukiriya nago ensambana uri umukiriya nk'abantu bo muri quartier wenda utuyemo umaje kubera umukiriya ni nk'abangaye bandi bo muri quartier yego abo hale bamaze kundambira tuturanye yego enja kumva yego nkumva ninjo bakulona intambara za buhirika intambara za buhirika subwo ni bwoko ki uzabuzimenya ariko ya topic reka etu isubika tutazawe kuri ikiganiro cya butaha nimbo uzamenya izo ntambara za buhirika yego okay Tycoon turagushimiye cyane wakoze kwitabira ikiganiro nayo ikiganiro cy'ubutaha sawa ciao namwe makoze murakoze cyane mugoma no gushiramo nayo kanuka ebyeri kuko muka urashize ntugire ikibazo murakoze ni Onesphore mwakoze kurikira Max 1 TV